Mu yari makuru atangazwa abaturage bikira mu Ruzini Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda bavuga yuko babuze amazi meza. Bavuga yuko ijerekani y'amazi bayiguraga amafaranga y'I5 cyangwa se 300 y'amanyarwanda, bagasaba ikigo cy'abasake yahoze yitwa Ewasa mu byibuke neza wasake ubu ni Water Sanitation Corporation mu magambo y'Icyongereza. Hanyuma mu yari makuru ikayonza umugore w'imyaka 52 y'amavuko yashakanye n'umusore ufite imyaka 25 baramubaza bati ese kuki washatse umwana w'uri mukuru no kubera iki? Nyirubwite yaravuze ati nibwo bwa mbere mbonye umusore unyitashire kuva navuka. Ibyo bishatse gusobanura iki? Bisobanuye ko urukundo nta mupaka mu yandi magambo, aho mubaje kubyumva neza nk'uko bakomeze gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Wagwan my people. Ingi Netorix TV again. Uyu munsi turi Rwamagana, tukaba turi mu murenge wa Kigabiro. Anga turi bahita kwa Fisi. Kwa Fisi rero hari umuntu ugiye kuganira, umunyempano wa danje. Yabana nubwo ni bang. Stay in touch. Welcome back hano kuri Netorix TV nk'ibisanzwe. Nkuko rero nabuze ndi kubibabwira, uyu munsi turi kumwe n'umu bandi mwangaha umunyempano ya danje. Bakwita nde musa? Nitwa uzabakiriho RZ, nkaba radio yanjye narabunye radio menshi ari menshi afite amazina yanjye nayise ya adresse usuruka nuko nayise ego ade abayiko gufite ibyangombwa Eliza. Ibyangombwa nuko nkora akazi nyine nkahembwa, nibyo byangombwa navuga nta kindi nakubwira. Igira edikota edikota nawengira. Ubundi se watangira tuvugira amakuru gakeya abakurikiye Netorix TV. Televiziyo bari kugukurikirana bayita Netorix TV. Watangira rero ubabwira, ubanza kubumvisha kwanza bigenda bite, amakuru yavuga uti. Okay, amakuru ya mbere atangazwa tuyatangiriye mu Rwanda. Amakuru ya mbere atangazwa leta y'u Rwanda iravuga yuko mu ngingo y'imari y'umwaka wa 2021 mu Rwanda gari ngo zaboneka umuti urukingo rwa COVID-19 kabiri icyorezo cyateye kuri isi gikomeje kugenda kimara abantu hirya no hino ku isi uko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Hanyuma rero COVID-19 hari ibintu byinshi yateze by'ibibazo. Murabizi ko n'insengero n'ubundi basengaga ariko nyuma ntago bagisenga, nubwo basengaga ariko ubu nubwo barimo gusenga hari insengero zimwe na zimwe zitari zafungurwa nk'uko byakomeje gutangazwa kugira ngo bajye gusenga zituzuza ibyangombwa, ariko abandi bujuje ibyangombwa bagomba kujya gusenga. Ugomba rero kujya gusenga witwaje numero y'irangamuntu yawe, witwaje nomero za telefone yawe, ndetse bakakubaza n'imyirondoro bakabayanika muri registry cyangwa se mwekaye yababa bafite nk'uko bikomeze gutangazwa nabyo bikabwirwa itangazamakuru. Mu yari makuru atangazwa abaturage bikira mu Ruzini Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda bavuga yuko babuze amazi meza. Bavuga yuko ijerekani y'amazi bayiguraga amafaranga y'I5 cyangwa se 300 y'amanyarwanda, bagasaba ikigo cy'abasake yahoze yitwa Ewasa mu byibuke neza wasake ubu ni Water Sanitation Corporation mu magambo y'Icyongereza, kuba rero ngo babona amazi meza uko byakomeje gutangazwa nabyo bikabwirwa itangazamakuru. Hanyuma mu yari makuru ngira ngo kuva kuri uyu munsi byagiye bimenyekana ko ari abanyeshuri bakomeza kugenda kuba bataha bajya mu ngo zabo bavuye ku bigo by'amashuri bigaho. Bakaba rero bagiye kujya mu kiruhuko, birumvikana bagiye kujya muri vacances mu kiruhuko nyuma y'uko bari bamaze igihe batajya mu kiruhuko kubera COVID-19 maze ibyo yakoze na amateka atari meza cyane na amarorerwa mu yandi magambo, ariko bakaba rero bagiye batashe. Icyambere bagiye gufunga muri vacances bagiye kuruhuka, icya kabiri bagiye gufunga kubera ko turimo kwitegura n'ibihe byo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabaye mu 1994. Inkuru ndiyo ndamukanye zindayo nkaza kuyivugaho gatoya nk'uko bukomeza gutangazwa. Hanyuma mu yari makuru ikayonza umugore w'imyaka 52 y'amavuko yashakanye n'umusore ufite imyaka 25 baramubaza bati ese kuki washatse umwana w'uri mukuru no kubera iki? Nyirubwite yaravuze ati nibwo bwa mbere mbonye umusore unyitashire kuva navuka. Ibyo bishatse gusobanura iki? Bisobanuye ko urukundo nta mupaka mu yandi magambo, aho mubaje kubyumva neza nk'uko bakomeze gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Mari maze kubivuga mu kanya turimo kwitegura kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabaye mu mwaka wa 1994. Aha rero nubwo nazi insanganyamatsiko y'uyu mwaka ntago CNRG iraduha insanganyamatsiko y'uyu mwaka, CNRG ni komisiyo yo kurwanya Jenoside, ariko nzi ko muri gahunda yo kwibuka tugomba kuzirukana ko tugomba kwibuka
tukabasha gushyigikira abacitse ku icumu tukabitaho tukabereka ko tubari hafi nubwo bahuye n'ingorane bakaza kubura ababyeyi babo tukabereka ko tubari hafi tugomba kubafata mu mugongo tubahumuriza nubwo bahuye n'ibikorwa bitari byiza ariko nanone kandi muri ibi byo kwibuka hari icyo tugomba kuba twakwirinda amagambo asesereza ushobora kuvuga amagambo ugasanga uvuje amagambo mabi ibyo bintu tugomba kubyirinda muri ibi byo kwibuka abavandimwe tukabyamagana tukamagana amagambo mabi ayo magambo mabi ni nayo byara amacakubiri ariko ibyo tukabyamagana hanyuma tukibuka twiyubaka nk'uko nisanyimasa kubimaka weshije ubu yabivugaga. Hanyuma Elize wamenye ko ufite impano yo kuvuga amakuru ryari? Ibi ni ibintu navuga yuko naba narabivukanye ariko si cyane sinavuga yuko nabivukanye cyane byatangiye kuzamo cyane ntangiye kujya mu ishuri kuko nagarukiye mu wa gatandatu primaire masenge ni wonduje shaka ubutaka bwa data ariko iyi impano yatangiye kuko niga primaire nibwo nabitangiye kuko hari igihe nafataga n'umwanya n'abarimu nkababwira amakuru ndi kuko iyo mpano yanjemo nanjye n'Imana yayimpaye ntabwo nari mbizi ko nzabigira n'Uwiteka wangiriye neza mu yari magambo. Ngo uvuze kuri ibyo ngibyo byo kuba tangiye kuyavuga ariko byanze bikunze kubyarira umusaruro muri iki gihe kuri izo radiyo zawe wari urimo tubwira umusaruro urawubona? Iyo bibaye ngombwa nkagira ko mbona nshima Imana kuko ko Imana iba yampangiye ntabwo nakanga niyo mpamvu rero nshima Imana ariko ibyo bitaza kuvanaho kuri buze kumpemba ibyo byo tubyihorere byo kumpemba byo ni tayari aho twitunze kusaza kuza kuba ari byo wahengiraho naho ubundi ibihembo byo akaza kose kaba kagomba ibihembo nanjye nuko mbikora. Hanyuma se radiyo yawe ikorera hehe? Ayo makuru y'abaturage bababwira bakuye hehe? Abaturage ndabegera urugero nko mu makaritiye ureba ko ahangaha twaje muri bare ariko nko mu isoko muri gare urabizi amakwasiteri bahari ahantu hose mbona hari abantu bateraniye ngenda nkabagezaho amakuru hanyuma nyuma yaho bakaza kugira icyo bampemba. Ntibijyayo bibaho ko hari igihe yavuga ntihakagiramo abatagira ikintu bakumarira? Abo ngabo ni nka 2% kuko ubundi bandi barampemba kubera ko ibyo mvuga nta wabisubiramo aho niho mpera mvuga yuko n'ubundi ngomba guhembwa nta mpamvu yuko abantu batampemba ariko abo ngabo batampemba bo n'abanzi b'isi y'u Rwanda b'isi abanzi b'Imana kuko umuntu utaguhemba se kandi yagukoresheje inshuti yanjye urambwira se ubwo oya none ubwo niya muri kwasiteri baba bagukoresheje cyangwa ubwo ni uri gukoresha tara yawe bisanzwe? Mba nkoresha talent yanjye Imana yampaye ariko nanjye byumvikana mba ndi ku kazi n'ubundi nta kundi nabivuga. Ndumva uvuga mu bwa talent wagarukiye mu wa gatandatu ariko niko watubwiye wa primaire. Icyongereza ko numva ikizi neza byagenze bite? Ni impano Imana iba yapangiye umuntu kandi ntabwo wayanga kuko ntitangira kwiga Icyongereza sinari nyizi ariko iyo ugenda wiga Imana ikagupangira nibwo ubasha gutera imbere kubona talent ukagira system ihagije kugira ngo ubashe kuba kwiteza imbere. Tukivuga kuri ibyo bintu by'amakuru amakuru wavuga ya hanze ukavuga ya hehe kandi birumvikana ko bari update izo update uzikura wumva radio usoma ibinyamakuru cyane ko wumva kenshi wibereye muri ayo magare no muri makaritsiye amakuru yumva ryari ku buryo ubasha kumenya ati se uyu munsi habaye iki n'iki ku buryo ubona nawe icyo utangariza abandi ayo makuru yakura. Murakoze cyane kumbaza ku kabazo nakabazo keza cyane. Amakuru nyavana kuri radio iyo numvishe radio ako kanya kivuze bandi update kabisa ako kanya mbasha kubifata neza. Hari n'igihe mu minsi ishize nafata ku mwanya nkajya kuri za Sibiri Cafe hariya kuri za internet ngatanga igishirishije mu minota 15 ngareba amakuru kandi mu minota 15 inshuti yanjye n'ukuntu gusoma ngewe nabigize umuco ariko ntabwo mvuga kabyeri utaza gukeka ibindi kabyeri se kuri agasoma oya ntabwo ari ibyo ntabwo ari gahunda turimo ni ibinyamakuru mvuga gusoma inkuru ziba zarize urugero nk'igihe Kigali Today inyarwanda.com imirasire.com n'ibindi nkabasha kubisoma nkarebaho amakuru kandi iyo nayafashe update ku kanya direct bitabwinjira mu mutwe biba ari original no uvanga ikintu wumvise kiba cyagiye mu mutwe n'icyongera kuvamo yeza ati wabimenye nuko gahunda zimeze rwose nta gitangaza kirimo. Twari turi twumva ya makuru yawe ariko byagarukiye mu nzira nako atubwiye mu mahanga byifashe biti. Murakoze cyane bavandimwe. Amakuru yo mu mahanga reka tugatangirire mu gihugu cya Tanzania. Muri Tanzania
murabizi ko perezida wa Tanzania wayoboraga iki gihugu John Pombe Magufuli yaje kwitaba Imana nk'uko byakomeze gutangazwa. Ni ibintu byababaje abantu benshi batandukanye by'umwihariko nk'aba muri Tanzania ndetse n'abandi bo mu bindi bihugu bakundaga John Pombe Magufuli. Byagiye bibabaza cyane kubera ko yitabye Imana, yababaje abantu benshi. Hanyuma rero hari abantu benshi bavugaga bati yishwe na COVID-19. Aho ntago ndimo ndabyemera, ahubwo ni indwara y'umutima yamuhitanye. Iyi nkuru nuko nabayitangaza nyibabwiraho. John Pombe Magufuli, ubundi John bivuga Yohana, Pombe ni inzoga, Magufuli ni ingufuri mu Kinyarwanda, tubashe kubisobanura muri rw'Ikinyarwanda. Mu yandi makuru, perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko urubyiruko rwihangira imirimo. Mu ijambo ry'iravuga ati bamwe mu rubyiruko bazibera abamotari bashaka icyo bakora biteza imbere muri byose, nk'uko byakomeze gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Mu yandi makuru, the new partnership for Africa Development Communication Body only common market for East and South Africa in English in program usage organization Rasta for White News. Mwarakoze cyane, nitwereza gusuza bakiriho. Thank you so much. Radio yanjye yitwa Susuruka Radio. Ya no Elize, turasoje ariko ndagira ngo noneho tubwire ati utubwirira abadukurikirana babwira ati mukore subscribe kuri Netflix TV. Nibyo bakora subscribe kuri Netflix TV, aho byaba byiza kurushaho. Subscribe kuri Netflix TV. Okay, subscribe kuri Netflix TV. Netflix TV, television nziza kandi nzikwiye ubwenge. Stay in touch. Rasta for White.